mu gice cyatambutse mu nkuru warahemutse twasize Rina yararimo atongana na Maya ndetse yararimo kugerageza kugenda ariko Maya akamwitambika bakiri aho ngaho asa naho ari kumwitambika musaza wa Rina ariwe Robert anyura hari mu modoka mu kwitegereza akabona umuntu umeze nka Rina ahera akasohoka mu modoka vuba vuba akaza yegera mu kwegera asanga ko kari mushiki we ariko akabona arasa naho ari gutongana na Maya aregera akavuga ati Rina niki kiri kujya mbere hano uyu muntu muri kumwe se murapiki ko mbona musa naho muri gutongana Rina ati mbaza ngo baze bro uyu mukobwa ntago muzi turahuye aransagarira ntago nzi icyo ashaka umva ibintu ari kumbwira ntabwo nshaka kubyumva Robert yegera Maya kamubaza ati bite byawe wowe ko mbona mushiki wanjye mumereye nawe uramubaza iki ndetse se iyi mbeshukazi ni mushiki wawe iyi niyo yantwariye umugabo ko mbona sura umuhungu mwiza nkabona uri umusirimu kuki utagira inama mushiki wawe Robert atagutwarira umugabo arahindukira akareba mushiki we kamaze Rina usigaye wicuruza watwaye umugabo w'abandi Rina yaragaseka kavuga ati bro ntago nzi ngewe nicuruza kuko nabuze ikizi reba hariya hakurya urareba iriya etaje iri hariya hasi hose harimo business yanjye nkodesha hagati honyine hejuru harimo business yanjye urumva ngewe nakitera nkajya gukora uwo mwuga nangwa se nkajya kwicuruza kuko nabuze iki nabuze isenese nabuze iki Robert ati ngo iki iriya etaje ni yawe kuva ryarize Rina ati ibyo si ibya nonaha ahubwo mbabarira unyeze uyu mukobwa areke kumbangamira Maya ati nagusabaga kumvira ku mugabo Rina atariko ibi noneho nakumira ese kuva ryari ari umugabo wawe ariko ari umugabo wanjye kari nge tubana nk'umugore n'umugabo wowe yabaye umugabo wawe ati ahubwo rero wowe ukwiye kumvira mu nzira ese ubu ngubu abakobwa rimwe mugiye kuzajya muza mwiyama abagore bubatse kandi ari twe twagakwiye kubiyama ese ubundi ibi byo tuzabyita iki ngenda umugore w'umugabo turabana mu nzu wowe uriteye uvuye iyo ntazi uraje wituye aho ngaho ngo bo none aho ngaho uri kwitera witeretse ko ari n'umugabo wawe winzamurira isukari umva nakoroheye ugira ngo ni ibyo ngibyo urongera kunyitambika nge nawe turaserera Maya ati nta hantu ujya turacyavugana Rina ajya kugenda Maya kongera akamwitambika mu kumwitambika Rina aramusunika Maya azamura urushyi ajya kurumukubita Rina agahera karufata kavuga ati n'undi munsi n'ikindi gihe ntuzigere wongera gutinyuka nujya unabitekereza no mu nzozi ujye utokesha bebe wanjye ntago ndi umugore rwose umenyerwa n'ubonetse wese
ikindi niba ari arushaka uzagenda umutware ariko ntukamenyere. Robert ararakara akavuga tumva mubwire rero wa mukobwa we, mbabarira uve hano, wari ugiye gukora ikosa rimwe rikomeye mu buzima. Ugize amahirwe urushyi wari ugiye gukubita Lina ararufashe. Iyo wibeshya byonyine ukamukozaho n'imitwe y'intoki, nari kongera gutekereza kabiri ndi mu maboko ya polisi, kuko ibyo ndari kugukorera niyo mu ijuru yonyine ibizi. Maya ahera akagira uburakari akinjira mu modoka. Robert ahera akafata Lina akamubwira ati gerayo, uyu mukobwa ndabona ari n'umusazi yanakugonga. Yakserera imodoka akagenda. Robert yegera mushiki we akamubaza ati none se mwana wa mama, nuko bisigaye bigeze ugeze kuri point yo kurwanira n'abakobwa bagabo? Mbwira, kuva ryari usigaye urwanira abagabo? Lina ati Robert, ntago narinzi ko tuzigera duhura mbere yuko nza mu rugo. Ntago ari ikintu nigeze ntekerezaho, si n'ikintu nakururaga, ariko njye ntago nicuruza. Ahari wenda ntago yari wo mwanya mwiza wo kubikubwira, numvaga mu minsi iri imbere aribwo tuzaza mu rugo. Robert ati wowe nande? Lina ati njye n'umugabo wanjye. Ndati umugabo wawe? Lina ati yego. Nyine urumva nagiye ntabivuze, kandi sinari kubona aho mera mbivuga. Ikindi sinzi ko tata yari korohera Ali. Naravuze basi reka ngende, tuzaza tuje kwirega, ahari wenda ntago muzamurakarira nk'uko mwarakara mbabwiye ko ngiye kugenda. Ikindi cya kabiri, ntago mwari gutuma ngenda nk'uko nagiye, mwari kumusaba ibintu byinshi. Niyo mpamvu nabikoze, nemeye gusanga umugabo wanjye, nemera kuba igitambo kugira ngo hagire ibigenda neza. Nasize byose nakundaga, nasize wowe, nasize Hirwa, nasize tata ndetse na mama, yewe nasize na Jojo. Byose nabisize inyuma, ntangira ubuzima bushya. Ariko nubu nyine birangora, birambangamira, ariko ntacyo mfite cyo gukora. Nagombaga gusanga umugabo wanjye, kuko ntago nari nyiri umukobwa, nari maze kwitwa mama. Yego se ndabyara, ariko ubu nitwa umugore, ntago nyiri umukobwa. Robert ati ngwino dutahe, ibyo bintu nabyizezwa n'iki? Lina ati none se urabona nsa n'umuntu uba ku muhanda? Nose uranyura, umugabo wanjye nataha akambona ndamubwira ko ndi. Robert ati niba gukunda azaza gukure mu rugo. Lina ati bro come on, turi kubipanga tuzaza. Robert ati ariko ubwo uwo mugabo ubundi arasate ateye ati? Umugabo utuma abakobwa baza kugusagarira mu muhanda, ubundi ni muntu ki umugabo wawe akora iki? Lina ati wikijijisha, nose uyoboye ko arakina muri ya ekipe ufana? Robert ati ntumbwire ko ari ari njya mbona. Uriya niwe mugabo wawe? Ariko noneho akanakumira. None se Lina ari mwahuye gute? Ko nzi ko ibintu by'imipira utabikundaga, ari twe twakujyanagayo. Wamwumenye ute? Lina ati uzi se byari umunsi umwe mwari mwansohokanye,
ndasohoka nigira hanze bisanzwe turakubitana ahantu twari twasohokeye. Icyo gihe yatwaye inamba zanjye nanjye ntwarize. Gusa nyine kuvugana nyine njye numvaga mutinya ariko akajya mvugisha. Nkamwandikira mfite ubwoba, tukavugana mfite ubwoba. Uribuka wa munsi mbaherekeza muri kumbaza ngo ndafaniye, nkabaga ngiye ndafaniye yatsinze, muri kumpitishamo urya munsi rero. Nyine ngiye nabonye urabizi ko bari kumuririmba. Ati ye ndabyibuka kari wowe watsinze. Ati hirya gihe narahamagaye ndikubwa ati se ari ndi kumva bari kuririmba yaba ari wowe. Turongera duhura gutya. Kuva uwo munsi rero njye na ari twagiye tuba kuroza cyane birangira tubaye inshuti. Robert ati hanyuma yaje kugutera inda te? Rina ati nawe urabaza. Nose ubu njye no kukubwira ukuntu twabigenje n'inzira zose byanyuzemo. Ayo nawe ni amabanga y'umugore n'umugabo mbabarira. Robert ati ariko ndi musaza wawe. Hari ikintu watinya kumbwira? Hari ikintu wampisha? Ndato ya ntacyo. Ariko nawe uri kumbaza ibintu bikomeye. Kwanza nta nibyo ngusubiza. Ndimo ndanitemberera ndumva ntameze neza. Robert ati ntago umeze neza none uri gutembera? Rina ati ndiyo ndananura amaguru yewe. Robert ahera akafata akaboko ka mushiki we bagatangira gutembera, bari kuganira bacishamo bagaseka. Ari nakamusaba akambwa ati Rina basi ndakwinginze reka tujyane mu rugo nawe uratata kubona. Rina tuya yewe reka ndazane n'umugabo wanjye. Ndatinya marushatse wanyumva. Rina ati ahubwo nyumva ari wowe, ahubwo wowe ugutunguyeho kandi nawe usigaye uri igisambo. Ubundi aya masaha niwe akaba uri mu kazi. Robert ati nari ndi kwihitira. Rina ati ahubwo ngo ufitiye amakuru. Uzi ko Mira agiye gutaha se? Robert ati atahava heza. Rina ati ntumubwire. None se uyabawe ko igihembwe kigiye kurangira? Yasoje no gukora ikizamini. Ndate none sazaza igihembwe kitarangiye neza. Rina ati ariko noneho ndumiwe kubera ko ntakiga ntukimenya n'igihe abanyeshuri batahira. Robert ati none nabibwirwa n'iki ko nabimenyaga ari uko wamumagaye uri kunyaka amafaranga. Rina ati ariko ubundi ujye ubimenya ko Mira gukunda. Robert ati regura n'umwana. Kamira nakana pe. Urabona kuko nakundana na Mira. Rina ati nyamara Mira aragukunda kandi biri serious. Yajyaga akunda kubimbwira. Yajyaga agira amahirwe yo kukubona wenda wansuye. None ubu ngubu ntazigera yongera kukubona. Remember, ibi bintu ngiye kukubwira nigeze no kubikubwiraho. Robert ati ariko se ubu koko ruriya ruhinja nawe okay ntacyo tuzareba ibyo ari byo. Rina ati wikijijisha ndabizi ko nawe rega umukunda. Erega njya najyaga ndeba ukuntu murebana. Ubu mugiye kuvuga ngo ninjye watanze pase? Nta pase natanze. Mira yarafite amahitamo menshi. Twagiye tujya mu bikorwa byinshi, twahuye n'abantu benshi, twahuye n'abasore bakomeye barenze. Njye nari na Mira twasohokanye ahantu harenze. Ubundi bro yakubonyemo iki? Siko njye ndeba nkabona uri na mubi. Ariko we ngakunda ukuntu useka, akunda amaso yawe, look yawe, size yawe.
umva waramusajije koko ndatariko Kamira ni na keza Renati wivuga ati ni na keza avuga uti ni na mwiza kumupfobye se Robert atariko n'umwana Renati byihorere ari igihe ubona ifundu ukagira ngo ni umwana w'inyoni umwana se he ubu bagutumye umwana watwara Mira nakumenyeshaga umugore wawe ugiye kuva ku ishuri ndatse kano kanya abaye umugore wanjye Renati ndabizi ko mukunda yewe ujya wijijisha kubera kuri musaza wanjye ubundi ukajya unyibarishwa ngo kagashuti kawe kandi ubwo wagiraga ngo simba mbibona ahubwo ari yaraguhemukiye antera inda hakiri kare sha umenya nari kuzajya gusoza kwigamo napanga ubukwe Robert ati nagakunze Mira ariko urabizi ko mfite girlfriend Renati ngibyo bimbwiye iki wa mukobwa wawe umwibone w'umwiyemezi ariko umva bro reka nkwiganira uburyo umugore wawe rero abayigira erega iyo twabaga twasohotse nabaga ndebukona kwigiraho ajya kujya kuri toy baby wamerekeje kuri toy ukagira ngo ni wowe ugiye kumumanurira ipantaro yambaye ntango igitete yabaga yambaye erega nawe ugashogoshera ugaherekeza di ariko disi we nukandi kanya yaba ari urusenda rwinshi ati baby muhiraho ariko mana shobora nabaga numva mwana iseseme ariko ubundi uriya mugore wawe da waza mbabareye ko nkumbuye drama zibuka muzana tugasohoka nkongera nkareba ukuntu yigira ngaho yanyweye yasinze yabaye ibyatsi ntabasha kugenda inkweto zifashe mu ntoki afashe muri protesheri uri kugenda utsindagiza winjiza mu modoka ariko mama abandi bagira abagabo beza nawe ufite umugore ntugasekwe wagiye witonda ugashaka umugore utuje nka Hirwa Robert ati kagira inkuru Hirwa sese nawe asigaye afite sheri Renato ya ariko nawe ndamukemanga muri ya minsi twajyaga kwa muganga umuntu yabwiye ngo anyiteho ntago byari bisanzwe habonaga ntazi ukuntu barebana Robert ati ubwo nyine n'uwo bakorana ubwo subwo urabona Hirwa kuko yateretana n'umuntu bakora akazi kamwe Renati se kubera iki rukundo rujyaho rushaka rega Renati sha ibyo byihorere Renati nyamara birashoboka kwanza ibyo tunabyihorere nyibwirira wowe na mico myiza wawe se kandi bigeze hariya ngo yitwa mico myiza ariko se niryo zina rye nangwa niryo mwamuhimbye Robert ati siwe na Hirwa mwari mwise Renati ati kumbe hariya ndabyibutse twari twabicuritse aha muzadotemo da vuba cyane ntacyo bizabitwaye da ngenzishima muranandambiye ariko ibaza ariko reba ukuntu ngana ureba imyaka ufite turafata icyemezo Robert ati ntegereje Mira Renati ubonye ibyo witwaza asigaje igihembwe kimwe cyonyine agasoza kwiga maze ndore uramutegereje se ubundi murakundana ko kiriya gikobwa wagira ngo hari icyo cyaguhaye gikundana cyakoze adani mwiza ariko imico yiwe oya pe nta kintu kirimo ngaho yasohotse yahamagaye baby nari ndi kumwe n'abashuti banjye twariye twanyweye none se wakishyuye shabura nabaga numva naguhondagura nawe ati mwakoresheje angahe sebe ugahera ko wohereza ari kugira isene zipfa ubusa se ubu nanjye wamayo Robert ati ndaguha isene se ndazikurusha ntunyeretse ko iriya taje ari yawe ariko buretse gato banza umbwire iriya taje yabaye yawe ite nango hogira ngo unyikureho
washakaga kwirukana uriya mukobwa? Renato yani yanjye nyine urabona ari niyo yampaye n'imodoka kandi ibintu byose byanditse mu mazina yanjye. Robert ati shawura akagabo sinubwenge, biriya bintu byose bikwanditseho? Renato yego. Robert ati aho ngaho ni sawa, noneho ndagushyigikiye, najya nagushyigikira mwana wa mama. Bakomeza kugenda baganira amasaha akicuma. Robert ageraho akabwira Lina kabwa ati reka ngaruke mu kazi. Ahera ko ajya mu kazi, amasaha n'ubundi aricuma, amasaha nimugoroba akagera. Lina arataha, agera mu rugo agasanga n'ubundi ararasa naho ari kwitegura. Ahera akamubaza ati none se ko mbona ntashye, wowe usohoka mu rugo ugiye? Arata ariko sinakubwiye ngo ujye wicunga unacunge n'uwo mwana utwite? Njye ntago ndi umwana wawe, sindi n'uruhinja ucunga. Jya umenya ibyawe njyewe undeke. Mira tugiye guhura se n'Amaya? Aratugize ngo nde? Maya kandi umuzanye ute? Maya muziranye hehe? Ahera akanarakara. Lina ati kurakaye? Urakajwe nuko mvuze Maya? Ese Ali mbwira ntago nshaka nigendere? Ugeze naho uneza abakobwa bakansagarira bakansanga mu kazi bakantuka neza ngo nabatwaye umugabo. Ese basi niba munakundana mufite n'ubundi buryo muhuramo, ni ngombwa yuko nanjye mbimenya? Ese ni ngombwa ko nanjye mubinyereka? Ali muri kurengera. Mbwira niba utanshaka nzigendere kuko iwacu ndahafite. Arata ariko ntawe kwirukanye, ariko niba ushaka kugenda ndinde wo kugutangira, ndinde wo kukubuza kugenda. Lina toke mu bigaragara ntago nkunda, nta nubwo kinshaka. Lina ahera ko ajya mu cyumba agatangira gupakinga ibintu bye ngo yigendere. Asohora valise mu gusohoka asanga umuryango ufunze. Ahera akabaza Ali kabwa ati uyu muryango ko wari ufunguye ufunzwe nande? Arata ariko ubundi urumva wasohoka muri iyi nzu gutyo gusa? Urajya hese unjyaniye umwana? Okay, niba wumva indu twita atari yanjye, sohoka muri iyi nzu ugenda, ubwo nyine uwo mwana urabugaragaje ko afite undi se utari njye. Sinzi impamvu ukomeje kunaniza, ko naguhaye buri kimwe, kuki utanyurwa n'ibyo ufite? Lina ahera ko anyura mu wundi muryango agasohoka. Akigenda aramwitambika, aramwitegereza akamubwira ati nk'ubu nkawe ugiye he kweri? Wabuze iki muri uru rugo? Uragenda iwanyu kuko habaye iki? Ndavuze ngo subiza varize mu nzu ugende wicare utuze. Ikindi ntuzigere wongera gutekereza gusohoka muri uru rugo. Nguhaye gasopo, umunsi wongeye kubitekereza njye nawe tuzabonana. Uri kunyumva? Ndi kugutegeka ntago ndi kugusaba. Ndavuze ngo subiza iyo varize mu nzu.
Rinati waretse nkitahira ko n'ubundi uru rugo rwawe mbona nta mahoro nzarugiriramo. Araho kumusubiza arasohoka akigendera agasiga afunze ahantu hose ku buryo nta hantu yanyura asohoka imfunguzo akazijyana. Rina biramucanga ndetse bikamushobera ukabona yashobewe. Afata ya bag akayigarura mu nzu. Aragenda akajya guhura na Maya bakanywa yewe bakanasinda. Masaha ya nijoro cyane arazana na Maya aho ngaho mu rugo. Basanga n'ubundi Rina cyicaye. Mu kujya kubona abona Anne yinjiranye na Maya. Akabona barasa naho banezerewe nta nubwo banamwitayeho. Gusa baba basinze. Arahira akabaza Rina akambwira ati ubundi wowe kuticaye izi saha. Rina ati nari ngutegereje. Aratse ariko nzakubwire kangahe. Nakubwiye ko ugomba kujya wicunga si ngombwa ngo ucunge ngewe. Ndabona wowe udashaka kuryama reka twe tujye kwiryamira. Ari ndetse na Maya bahera ko binjira mu cyumba. Rina we abanza gutekereza ko hari ibyaba ari imikino batagiye mu cyumba. Ariko mu kwitegereza akabona koko binjiye mu cyumba. Asa n'ubakurikiye. Akavuga ati Ali niba se byarimo mu cyumba cyanjye. Uyu ni mushiki wawe uzanye se ni igiki cyawe? Ariko ukaba yasinze ahera akabwira Rina akavuga ati Rina mbabarira niwongere kundakaza nk'uko wandakaje kare. Ndakubaha utaza gutuma nguceka. Rina ati ntago munyunjirira mu cyumba kaba ari agasuzuguro. Araraseka akamwihorera bahera ko binjira. Rina arabireba akazenga amarira mu maso ariko akabura icyo akora. Agera aho ngaho akarakara cyane. Yinjira mu cyumba n'uburakari agatangira gutongana. Muri uko gutongana arazibanganywa n'uburakari akamukubita urushyi rwiza cyane. Akamusohorana nabi akamuta hanze ahera akafunga. Rina atangira kwibaza ibintu bimubayeho ibyo ari byo ariko bikamushobera. Akibaza ati nibiki biri kumbaho? Ese ni igiki kiri kumbaho kano kanya? Niki naba ncumuye kano kanya? Ese uru rugo ndimo n'urw'umuvumo? Ese n'urw'umuruho? Ese ubundi iyi nzira ndimo yari iya nyayo nangwa narayobye? Rina biramucanga amarira akaba yose. Agerageza gukomangira Anne ariko akamwihorera. Abari nijoro cyane nta n'icyo kwifubika afite. Imibiri ari yose mbese agahebera urwaje akicaraho. Inkuru yacu reka tuyisubikira ahangaha.
ese ubundi mu by'ukuri aho ari yigeze akunda Lina? Ubundi si iyi myitwarire ni gatike? Ese nuko yakabaye yitwara? Byose se biterwa n'uwo ari we n'izina afite n'ubutunzi afite? Inkuru yitwa Warahemutse, byose twibaza ni mu bice bizakurikira. Njyewe nitwa Atete, ni njye yandika kandi ni nanjye uyibagezaho.